yo asuma agufate nk'umwambuzi ntakundira kunareba Mbabari ndakumfakuriza mbabari ngiye nakumva muraho neza amahoro y'Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza njyewe meze neza byatari ndashima Imana ndashima Nyagasani wanjye uhoraho ndashima buri muntu wese ufata umwanya akareba video zanjye yaba vlog yaba ikiganiro gisanzwe yaba prank ndabashimira cyane ndashimira comment nziza cyane muduha Imana ijye bamera umugisha so rero maze iminsi mumbabarire hari abantu banyandikiye barambwira ngo se ko nta yindi prank uheruka kuduha wagiye hehe nari maze iminsi ndi gutegurira Asumani abantu mumukunda muri aka kanya ndimo ndababwira ngo murebe ino video mufite akantu k'agatishu kuko yazanye diru z'amazi ndashaka kumwishyura yazanye diru z'amazi kubw'amahirwe ntabwo yabaye menshi ikibazo cyabayemo ni imisatsi yanjye byarasapfutse murebe byatumye mpita nogamo igihe ntari nateguye Asumani agomba kuzanyishyura ibiceri byanjye kuko ubu ngubu nimba nari buzabimara n'ukwezi cyangwa amezi abiri ubu hagiye kuvaho nk'ibyumweru nka bibiri ni blague ariko ndashaka kumukubita akantu maze iminsi rero ndi kumutegurira iyi prank ngiye gukora iyo mita ngira ukuntu mwishyura ntabwo byari kugenda neza nkuko nizeye ko uyu munsi biri bugende neza so nakoresheje rero ngiye kubanza mbasobanurira ukuntu prank iteye n'ibindi byinshi magenda mubona ukuntu biza kuba bimeze uyu munsi rero mfitanye gahunda na Asumani yo gukora ikiganiro tubashimira muri rusange dushimira umuntu wamuhaye ikiraka ariko ikiraka cya fake nateguye rero umushuti wanjye muha nimero ya Asumani aramuhamagara nkuko nawe uri kureba ino video wamuhamagara aramubwira ati ndashaka kuzaza ukankorera ji ukananekera bimwe na bimwe mu biryo byo nyine umuntu ashaka gukoresha muri anniversaire y'umwana wanjye baravugana bumvikana amafaranga aje aramubwira ati rero uze kuza kumbwira amusaba amasaha ngewe namubwiye umukobwa amasaha Asumani ari bumuhe aba ariyo aza kwemera nyine kuko ari ibintu bya fake nyine aba arya agendera ariko ajya acishamo amugore kukuntu arangije rero aramubwira ati amasaha aya naya niyo mba nafitemo akazi niba byashoboka ubwo twakora niba bitakunda ubwo ntabwo byaba ari uko kubera ko nari mari rero ibintu byose arikiriza bicamo Asumani ahana gahunda n'uwo mama y'uyu munsi yuko ari buze kuhagera kare akamukorera ibyo amukorera ku buryo umwana ava ku ishuri ikigoroba bakamukorera ako ga surprise byahebye ukajya Asumani rero gahunda ya mbere niyo ngiyo naramutuburiye ibindi ntabwo ndi bibabwire ntabamara amatsiko muze kubireba gusa dufite gahunda yo gukora mu ikiganiro mu kanya tukabashimira ngiye kumutegereza naza ibindi tubikomeze ariko gahunda niyo ako kazi ntago ahari ni umushuti wanjye nakoresheje tumubeshya ikindi abantu mushaka product zijyanye n'iz'abadamu zishobora gutuma ibintu byose bigenda neza mu mubiri w'umuntu kandi imiti myiza yizewe y'ibimera hamagara 0790236510 muri Sunlight murabizi yuko bafite ibintu byinshi byiza umuntu akeneye mu buzima bwa buri munsi niba ufite umwana ufite umubyibuho ukabije cyangwa umubyeyi ufite umubyibuho ukabije cyangwa nawe ubwawe wagenda bakaguha product igabanya ibiro cyangwa se igabanya no mu nda honyine cyangwa ukanabasura aho bakorera hafi no kuri station kwa Gisimba bafite ibintu byiza amavuta amasabune imiti ivura ibintu byinshi cyane so rero ndeke kubarambira mubane nanjye abantu mushyigikiye abantu muri bukunde iyi prank ndabasabye mukiri imitima muri comment abantu muri bone ko Asumani namukomye na timu ye nabonye afite hari ikomeye baze kumukira imitima muri comment ndabakunda cyane rero tukagiriye sasa utangire twagiye ushyira umusego hano niwumva utari tayari kandi njye tayari hari ukuntu iyo umusego kuri hano uba wumva umeze neza binari uratuje uratekanye meze urabasha neza kuvuga sawa
Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, kanizere ko mumeze neza, njye meze neza ndashima Imana. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro njyewe na Asumani. Asumani arifuza gushimira abantu, nubwo ngiye kubanza kubivugaho murabizi ntabwo avuga amagambo menshi, ubwo ndi kugira ngo mbacire muri make icyifuzo yari afite kugira ngo dukore kino kiganiro. Arifuza gushimira abantu mwamwakiriye neza cyane, abantu mwabaye timu yiwe, abantu mwamuhaye kuraje, abantu nyine muri hafi mu buryo bwose bushoboka bwa comment n'ibindi n'ibindi, n'abamuhaye ibitekerezo ngo by'ibintu yankorera. Harimo ibintu mwamubwiye bikomeye rwose binaguye, kambaze mwakira ubundi mbone gukomeza. Asuma ikaze. Urakoze cyane. Umeze neza? Meze neza nta kibazo. Cyane. Kubera iki iyo uri imbere ya kamera utabasha kuvuga? Urumva ntabwo ari ibintu nyine mba menyereye cyane, birangora nyine ariko Uhita wumva ndagerageza. bikamye. Ariko kuraje. Bimeze neza ubu naba n'ubu ngubu ntabwo nyine bimeze nka cya gihe twabaga turi guteka. Kandi wenda hari n'igihe kamera yabaga itakuriho ariko kuvuga ndakumva cyane. Bigenda biza nyine gake gake. Bigenda biza gake gake. Umunsi byaje neza urimo neza noneho usigaye uvuga nk'uku kwanjye. Tuzakora filime. Imana idutere inkunga. Inshallah. Rero ni muri ubwo buryo Asumani yifuje gushimiramo abantu. Ikindi kandi nanjye ndabashimira cyane abantu mudushyigikira mu byo dukora, abantu muduha comment nziza, n'abatanga wenda zitameze neza, nyine niko bo wenda baba babibonye, ntabwo twabibarenganyiriza, ariko hari umunsi muzemera. Ndabizi neza ko hari umunsi muzemera. Asuma, umwanya ni uwawe. Urakoze. Ndashimira nyine abo bantu bose nk'uko bagiye babivuga muri comment banyandikira, batwandikira nyine njya ngenda nzirebamo, by'umwihariko abantu mushyiraho turiya dutema twinshi cyane. Ndabakunda cyane kabisa. Ubwo byinshi ndagenda mbimuvugira. Asumani afite umuntu Imana ishimwe ko yabonye n'akazi, ikiraka akaba ariko tuvuga ko wenda ntabwo ari akazi gahoraho ka buri munsi. Mbibutsa yuko Asumani azi guteka, ni ibintu yize, ntabwo ari ibintu byo gupapira. Yabonye umuntu rero wamuhamagaye amubwira ko ashaka azamutekera muri anniversaire y'umwana we, ibintu nk'ibyo ngibyo. Natashye nsanga Asumani yishimye ati bya bintu koko ni bizima, bya bintu birakora. Ba bantu twabwiye ngo bazaduhe ikiraka, hari umuntu wamamagaye, kandi murabizi hashize igihe tudakorana video zo guteka, ariko uwo muntu yaramuzirikanye ka tumushimire. Ndamushimira cyane ngewe ku ruhande rwanjye kuba yari afite kuba yatekereza abandi. Hari n'abandi bashefu benshi bo kuri YouTube yari buhamagare, ariko kuba yarahisemo Asumani ni ikintu cy'ingenzi. Imana ibimuhera umugisha. Uwo muntu rero ari mu bantu batumye Asumani yishima, kumva ko akwiriye kuba yabashimira, kabone nubwo byaba ari iminota 5 ariko nyine akabashimira. Sibyo? Namushimiye kabisa mbikuye ku mutima, nawe abyumve. Akazi rero kari mu kanya, agomba kugenda akajya kureba ukuntu abadija mu gikoni cy'aho hantu, bakareba ukuntu nyine bagira uko babigenza. Asuma, kuva igihe habereye prank nagukoreye, iyo wankoreye nyine kuri video zatambutse, kugeza uyu munsi wari wicara ngo zose uzisubiremo uzirebe? Ese nimba byarabaye? Byarabaye, ndazireba cyane cyane bihagije. Uba wumva umeze gute? Ntabwo bireba uri nko kwisetsa? Nyine ngewe mbona nyine uburyo nitwara kuri kamera biba bitandukanye nuko usanzwe meze. Ariko ni ikintu tureba nk'ubu ngubu ushobora kujya ahantu cyangwa twaba turi hano kuko ati hari kamera, tugiye kwakitinga uri musaza wanjye, narakunaniye akenshi iyo utarabimenyera uhita ubisanisha n'uwo muntu ukuntu musanzwe mubana mu buzima busanzwe. Ati se mana yanjye, wenda mushiki wanjye wanyabananiye nanamuhaniye, ndahera he? Sibyo? Cyane. Rero buriya nugira amahirwe, buriya wenda haje uga icyo kiraka akakubwira ati uzaze unekere ugire gutya, ariko ejo n'ejo bundi hari uwaguhamagara akakubwira ati ndashaka kuza ukakitinga. Nubwo wajyayo ukahahurira, urugero nanjye ntuzavuga ngo uriya ni mama Kami tubana,
uzavuga ati ubwo nyine niba bamuhaye ari sisa ndamukubita byaba bigoye noneho hari n'abandi bantu benshi kuri seti ya filime haba hari umuntu ufashe kamera hari igihe bari kamera ebyiri haba hari sawundi mani haba n'abakinnyi wenda biyicara aho ngaho bari kureba none hari igihe muba muri mu muhanda hakaba huzuye abantu. Ikibazo rero ni abo bantu, ikibazo nyine si kamera burangiye, ikibazo ntabwo ari kamera, ikibazo ni abo bantu, ikibazo ni abo bantu. Nk'ubu ngubu tutari kumwe kamera iri hariya navuga ibintu utatekereza ubwo rero ariko kwa kuba nyine uri kuvugana n'umuntu muri kurebana na kamera iri hariya njyewe numva binteye isoni byataye. Okay, rero ubwo ngubwo kamubwire tuzapange njyewe nguhereze ibikoresho ukore, nzagenda mu cyumba ukore wenyine, niwumva wasoje byose urabizi n'ubundi uzabitunganya umereze njyewe na editing. Abantu mushaka ikiganiro cya Asumani ari wenyine ntari hafi aho ngo wenda ngire icyo mubaza cyangwa ngo nyine abe yumva nyine atameze neza, n'abantu bose ba hano nzaba nababwiye ati Asumani akinga akore wenyine. Abantu mushaka icyo kiganiro mubyandike muri comment, bajye muri comment batubwire. So rero Asumani afite gahunda mu kanya kandi ke kumukerereza yigendere njyewe nkomeze nganire namwe. Ikindi kintu twari kuvuga ubu ni iki nibagiwe ndibaza ntacyo. Hari abantu nanone bari hanze y'igihugu muri comment nibuka hari abaturanyi bo mu Burundi bajya bakunda kutwandikira muri comment. Ari abantu ndabasuhuje cyane, nimba ari umumama nimba ari umukobwa ntabwo mbizi ariko ndamusuhuje. Wa muntu we ntabwo tuzi nimba uri umukobwa wa mugani cyangwa uri umugabo cyangwa iki, ariko Asumani yarakuzirikanye. Ntabwo njyari ubwa mbere mwumvishe, n'ubwo bwa mbere wowe wiyumvishe hano kuri kamera, ariko Asumani ni ukuri arabashimira cyane. Njyewe nkurikije uburyo yifuza kubashimiramo inyuma ya kamera butandukanye n'ubwo ndi kubona aha ngaha, nyine yatuje. Ubu ikintu gihari simbizi niba no gushimira twari kubikoramo plank nyine tukabikora atazi ko kamera iriho kugira ngo abashe kuvuga cyangwa nyine abashe kuba we wanyawe, ariko ndabasezeranya ko hari umunsi nzamubafatira video arimo aravuga kuri comment aba yabonye atabizi. Ndabibasezeranya nzabikora. Asuma wakoze, igendere ukomeze gahunda zawe, nanjye nsoze kino kiganiro. Wakoze kanjye kwitegura. Agasawundi nashaka kwamba abantu rero mushaka kwigabanyiriza ibiro, abantu mufite ama infection yabarembeje, abantu mufite ibibazo ndababwira ngo mwiyiteho, mujye muri Sunroot, Imana ibite. So simbizi niba muri kundeba neza, ariko ndibaza murimo kundeba, murabizi gahunda ni kwa kundi. Asumani yari imbere ya kamera, ibintu byose birashira, igifaransa kirakama. So umwanya agiye kuba ari kwitunganyamo nanjye ngiye kuwukoresha, mukomeze mubane nanjye muze murebe iyi plank. Ariko uyu munsi ni umuguruka Asumani, ndabizi ko uzayireba, wihangane. Ubu ngubu rero ngiye gukora hano ni igisasu. Iyi ni ifu y'ubugari igize, nako ni ifu ya kawunga, ni kawunga. Hano iyi ni kawunga Asumani ngiye kumusiga kugira ngo agende asa neza. Ni ukumwoza. Nk'abantu Asumani yatangije urugamba rw'amazi, ariko uyu munsi ndashaka kumwereka ko ibyo yakoze atabizi. Nzanyemo ubucawa ahubwo. Yagize imana n'ifu. Iyo nza kuba mfite nk'ibisogororo nkabishyiramo ko bidafata, ngiye kumusonga. aba arimo aritera uturaje n'akapude.
ahubwo ikibazo nari nzi ko biri bufate none ntabwo biri gufata. Ubugari busanzwe ko bwafata cyangwa mvangemo ubugari, nzana ubugari, nzanye n'ubugari buke. Yego ko igikoni cyanze gufunguka, ahubwo se ubu nasanga nta fu ihari. Amazi ni menshi. Yego mama, twagira ngo nta fu y'ubugari ihari. Nayibonye. Bihangane dore ino fu yatoye uruhumbu, mutaza kugira ngo turi kwangiza ibintu bizima. Yatoye uruhumbu kubera ngeze ko yayamennye. Ahubwo ikintu kiri kumbabaza ni ukuntu bitarimo gufata. Niyo mpamvu bitari gufata. Kagira gutya. Ndebera. Maze tubijyane. Ushaka wabibonye uburyo mba nambaye cyane. Nakubone. Ubundi ubu ngubu ngiye ngomba no kwiyamamariza ubugitifu bw'aka kagari sho. Ababonye? Iyo uriya mumeri ngomba kumugeraho nsa neza abandi. Aka ni akanifomu karimo hano. Dushyize muri amvirope. Urabona bimeze gute? Kamera hano njye kuvugana wowe nubona uko dufata uko byanjye nuko mbona bija by'ukuri kuko nari njye kumuvugisha wowe ariko babibonye agakwete karambera dufilime n'ibyanga nari wakaboye nubona ari bukuba agakwete nataye hose bakabona cyangwa ujye hano ariko satuma mwabonye uburyo agakwete kambera ugiye guteka wambaye ikote yego uriya mumena ntabwo namugeraho njabire mabuja akanifomu harimo akanifomu wafunze se igipesi cy'ikote weya gutya nari weya gufunga nibyo byiza sinjya mbona abakora amakote badegaje mabuja weya ifunze ibuto ikora ko ifite ikinuza kimwe wafunga gutya urimo kumbera uratuma bagutinya bumva kuri VIP kandi iyo umuntu ibintu abishyize ku rundi rwego baragira ahubwo se nibagiwe kwisiga we ese asuma ubu biragenda gute kunoza ku bintu byo guteka ibintu byo guteka se n'umukobwa se samfashe ni ntabwo se uri bubinkorere mwana ko neza uri buvugane ukuri teka mbona dutekera ariko nawe siga wambaye ibintu byose reka nkubwire ibintu ndabyandura mani nari kanguhe asuma reka nguhe bibiri uze guca kwa nyiranuma ungurire inuzi ungurire sureba hari bahahira bagurira imboga uze kugenda ubazeyo umumama bita mama Elizabeth umubwire akumere avoka umubwire uko ari ngewe mbwira ngo ketchup arambwiye ngo nkuzanire voka nako ngume voka ziba ari nziza araziguha niziba atari nziza ntabwo ari buziguhe asuma nawe igiye gusigara mutekeye ariko n'uzubwira amafu yakoze ku bantu b'iyi minsi bambaye ibihumbi bibiri ku mafaranga ugiye gukorera bibiri mani ntabwo ari amafaranga kandi kukubwira ko aho uri kwaka make mani ngiye mu kazi
ahubwo se bakigenda kumubwira anekera amagi banze ndabona kwitunganya byagoranye. ese Asuma Naam. ubu uriho unekeye amagi ntaba ndi kugutinza Yewe we babuja ko uriya muntu nari namuhaye gahunda yihusera. we ugire unekera amagi nera aranekera ubugari Ubu ni sangahe? umva nkubwire Oui. wowe siga unkoreye ndapira inyanya sibyo nkatire n'igitunguru basi mbyikorere N'iri kote mabuja. niba uri byo koti none Ubwo reka nze mbigukorere. ushaka uhagarare hano ari mu nzu genda umubwire byihorere mubwire ngo mama kamayisa bivamo mubwire ngo mama kamayisa bivamo mubwire ngo arambwiye ngo byihorere ugende ntari barabyikorera nera urufunguzo rwa gate rufite zana banza uzane tubijyane hanze nera fasha akira uhita unamfungurira ubanze mbijyane hanze ndapfuye make waje utangiye kugira uri kundeba ngwino ngiye kubishyira hano hanze kingura kugira ngo atabibona uhita umubwira ko nabivuyemo uyu mugore ni umucawe kabisa abafana be sinini afite n'abafana ariko ngewe ntabwo nababura ndebera ubugome agiye gukorera Asumani ndashaka kumwuhagira yazanye imikino kumwagira ahubwo sinzi niba ugiye kumumarina ngiye kumumarina wabanza uravanga Asumani agiye kubifitiye ifi mu kanya bamumarine ataza kunyumva ariko ahubwo se urahagarara hariya ujye hariya oya ahangaha hano yakubona cyangwa ujye hariya kuri iriya nkingi yindi ibintu byose mba nabishyizemo tureba neza nza nkwereke nira umuntu aba agiye mu kazi wowe ugira ikibazo sha ninza ndaguta urugendo rwiza ntareba impande turi kumwe nawe hama hamwe Asuma hama hamwe ako kumaka mfungira hama hamwe kumaka ibintu ni ngombwa ko wino hano ntabyimuha Asuma wazanye boro z'amazi uzi ngo birageza gute bagiye kugukaranga gusa byari ngombwa ko nkorera ibintu mu makara Asuma akira n'akandi kari gasigayemo wazanye ibintu by'amazi ushaka kangukubitiraho akamekapu keza uzi kugenda umeze neza nta nubwo wari kugira umwema ndi kubona ngiye mu kazi mawe ariko Asuma ari kugaragara neza ariko ze mana yanjye uragaragara neza n'udusatsi n'igituta oya abantu bamukunda uyu munsi mukome
ariko ukuntu wari uberewe sharago byari kuba amahoro abakiriya hano abakiriya baje kudusura nta nubwo wagira impuhwe ko ubona nari ngiye mu kazi nta bintu by'akazi gahari kariya ka kazi karimo ni umuntu wenda wanjye kumenaho amazi ibyo nari nta nubwo wari kugira impuhwe ukayamenaho nje mazi akira soma indihoreye oji arihorera ahubwo nabi nta n'ibintu by'akazi bihari wenda nimba narakumenyeho amazi wari kureka basi ukayamenaho mvuye no mu kazi neza nta kazi gahari ni umushuti wanjye nabwiye ngo aguhamagare ntaki ni umushuti wanjye nabwiye yanverope sirimo ibiti ngirimo imyenda ye niko yari ari kubwirana iyi ntabwo ari inifomu nari yo ese wari wapakinze n'iniforume mana ariko mana ariko mwana kana dore abakiriya asuma imari ntimukaze gusekera umuntu asuma amaherezo uzishyura ibasi nuko byagenda kose do ndebera reba ndebera mu mabasi yari afite ibihanga ni yari isigaye nayo barayimenye sha asuma ni ukuri ko imana urasa neza ukuntu yari ashatse kuyimenya nose nayo iragutwaye nijyaho gusiga ngaho ndebe ariko ikosi yari yarikodesheje byari bimeze bite sha asuma ndebera we mundebera ibasi ayiwe ayiwe asumani agera akadukubita n'inkweto mba rwose mumbabarire so abantu mwemeye ko asumani mukomye mumumere asuma reka nkubwire abantu bagufana nibo bakongoza bihaye kumumeraho amazi uzi ngo biragenda oya ni ahame hamwe katwicare twiganirire njye nawe arasa n'uwe mu Tanzania we ameze nk'agafi bagize mbabarira ngiye nakomere ese ntera yagutwaye ese kuri ko gufita nera gusa zaragufasha na nyoko dore ntera bari bamwirengeje ntera uramubaza iki asuma tubwira imbamutima zawe asuma abantu mukunda asumani asuma umva umuntu hano ni mcha manager ni umva asuma nta muntu uhari w'akazi ni wa mushuti wanjye ugize hano nakoresheje ndamubwira guhamagara kubeshya ko hari akazi ntago ahari mwana wanjye iturize ujye koga asumani igituta reba igituta kuntu cyabaye basi mufashe mu mumene mushaka umupira nk'umuntu woza imodoka cyane umunsi baguteguriye wowe bazagukaranga mu mamesa bareba ukuntu yarangiye wumva ko hari ikintu ari bukubwire ibi bintu nta demokarasi irimo mabuja ni ukuri wabaye nk'agafi mwana nimba nari nakumenyeho amazi basi ari gutegereza nkava mu kazi marimye agiye kugukaranga asuma ni ukuri nta kazi gahari niyo mpamvu nakuretse nta kazi gahari sinakuvuga ko ari umushuti wanjye nakoresheje ni puranka mwana tekereza nk'umuntu naragujije amafaranga 10,000 mvuga ngo uyu munsi nibwo ndamwishyura mvuye mu kazi iyo asuma agufate nk'umwambuzi ntakundira kunareba ntabwo ari kubona reba igituta cya asumani wagira ngo kirimo ayiwe bungura ibintu se ejo bundi nabishyizeho mabuja bungura iryo shwagara asuma bungura rero ko iyo fi yagabanuka asuma ariko ntukajya uranye iyo ntabwo ari kukiri asumani wumva nani Thompson oya niba ari naize nicyo kibazo Mizuki b'abanyakenya Siriki na Sukeke basiriki bisigaga kuri umva siriki iyo fatira gutya make naye so abantu mukunda asumani mwihangane mushaka akantu mwihanagure asumani yihaye ibintu byo kuza kumenaho amazi atazi ko ndi number 1 umuntu uri tayari ushaka ko dukorana plank azaze hano oya umuntu ushaka ko tuzakorana plank tukongera tugakoma asumani uzaze dufatanye abantu duturanye bahuruye ndebera bariya ntabwo bazi ibyabaye so ndabakunda cyane ndabashimiye Imana ibamera umugisha ariko ubu ngubu ni ukuri kw'Imana ni ugushaka tugura amabase
none wagiye warangiza avuga ko nawe wabipanze. ikintu cya mbere amabase arashize turagura ibase ubu ni umunsi no kugura amabase ni ugushaka n'ukuntu twishyura igituta cy'abandi ndabakunda cyane bayi